nagira ngo babwire abantu bose mubona kuri isi bafite success cyangwa ubutsinzi bafite ibicaniro bivuga inyuma yabo, bafite amagambo yavuzwe nyuma yabo, abadafite abapfumu, abadafite abokirtiste, abakarite murababona. Ariko iyo umuntu w'Imana agira ngo azabone ubutsinzi akeneye Mose mu buzima bwe. Prophet Jean Paul ati umutambyi akwatura ijambo kagira victoire, kagira intsinzi. Ariho agaragaje uburyo Mose yafashwe amaboko akajya yatura. Yoshua agatsinda. Aho ngaho kwako twagiye mu butambyi ndetse n'umukristo, umutambyi n'umukristo, ubwo Yoshua reka tumugereranye nk'umukristo. Yego. Aho ngaho niho ngira ngo pastor ahite yinjira. Kugira ngo abantu babyumva, kuko tweze abantu bose ntabwo bari ku rwego rumwe rw'imyumvire. Ashobora kwiyumvira Mose na Yoshua gusa. Nimva umushumba n'umukristo, naho ngaragira ngo twinjire. Ariko dukorera ku misozi igiye itandukanye. Siko ibintu bihagaze. Ariko nubwo dukorera ku misozi igiye itandukanye, ntibidukuye ko twese turi abaki, turi abanyarwanda. Amen. Sibyo? Kuko rero tubyarwa n'umwami. Haleluya. Kuko tubyarwa n'abantu. Amen. Tubyarwa n'Imana. Amen. Nibyo biduhindura kuba abana b'Imana. Haleluya. Kuko papa n'umwe. Abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana 3:6 Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Kuko twese twabyawe n'umwuka, twamaze guhinduka inzu y'umwuka. Amen. Amen. None rero kuko turi abana b'Imana, ni handi umuntu turi umwe ariko ntago turi kimwe. Turi ku misozi itandukanye. Ni imisozi itandukanye. Noneho ubwo aho ngaho nyuma ubwo tuzabaza uburyo cyase nabo bashobora guhita baza bakandika munsi ati se nzava kuri uyu musozi ryari ngiye kuri uyu ryari. Reka musubize gatoya. Niba Imana itarakugize intumwa ntago wayibisaba ngo ibikugire. Impano z'Imana zitanga uko ishaka. Ntago muri Yesu yaravuga ngo havuma umuntu wese ubaza umubyeyi we ati kuki wambimbye iki kibumbano, kuki wangize umukobwa. Nukuvuga ngo ugomba gushimira iki Imana yakugize ukanyurwa nacyo. Uranyuva neza. Icyo tubona mutaranarenga ho gato bare kwa nguciye mu ijambo. Hari umuntu wari wabona usaba impano. Ashika impano ziriza. Oya, mu buzima busanzwe. Impano wari wabwira umuntu ngo amaye kado. Oya. Wari wabona umugeni ufata mikoro ngo mwamaye kado koko. Oya. Haleluya. Ziratangwa. Kuko tubaye dusabe. Waruzi ko kuzura umwuka wera, gukiza indwara, kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu. Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe ari we Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane gifite insanganyamatsiko ivuga wa kane w'ibimenyetso no gukira indwara kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazareth Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788444757. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Turongeye turabashuhuje, twongeye kubaha ikaze. Imana ikomeze ibishimire. Ni kuri yacana n'ubundi ya Prophet Ernest NYIRINDEKWE ndetse n'abakristo bose muri rusange ku isi hose aho batureba tubahaye ikaze. Twagiriwe umugisha rero ukomeye, Mana yanjye sinzi uko ndi bubivuge, ariko n'amahirwe adasanzwe kubona amavuta y'abagabo b'ibirere nkamwe yahuye. Amavuta ya Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE ndetse n'amavuta ya Prophet Dr. Kayonde Jean Paul. Nanjye ubwajye kwivuga mba numva ari birere ninjiyemo. Tumva nagiyemo rwose. Amen. Ndanezerewe cyane kuba mba hostinze n'umugisha nanjye ubwanjye udasanzwe. Ndumva mise ninjira mu bindi birere. Ndetse n'umuntu ugiye kureba iki kiganiro arahita yinjira mu bindi birere. Tubahaye ikaze rero, reka mpere kuri Prophet Ernest. Urakoze cyane ge. Imana w'umugisha. Prophet Jean Paul. Murakoze cyane kutwakira kuri channel ya Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umugabo nkunda cyane Imana ikoresheje ibikomeye mu gihe nk'iki. Akaba n'inshuti yanjye magara. Uyu munsi rero nkaba ndi hano numva ngo
hari ibintu bigiye gukoreka kuko n'ubwa mbere muntu umiye hano Hallelujah. mushumba ndumva ari ubwa mbere munyakire kuri cano kuri cyace nsanze mpako ariko ntabwo ari ubwa mbere basanzwe banyakira mu biterane n'iki ariko ikiganiro gucya it's the first time ndumva ari ubwa mbere murakoze cyane mushumba ni ubwa mbere tukwakiriye ariko si ubwa nyuma amen nibyo murakoze kukongeraho si ubwa nyuma rwose kwaka amavuta ye turayemera hanyuma mbahe ikaze n'abari kureba mwese turasaba papa Prophet ko ari we udusengera cyangwa turasaba papa Jean Paul ariko mushumba senge mana tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo uze ukiyobore imitima yose igiye kwakira kino kiganiro ihembuke tuje kuvuga ibintu bituruta ariko umwuka wera aba ari we ubiyobora kugira ngo umuntu wese ugiye kubyumva abikuremo isomo kandi iryo somo azarihindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ritanga ubuzima. Ntitugiye kuvuga ibitekerezo byacu, tugiye kuvuga igitekerezo duhawe na mwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Urakoze kubikoreye kuyubahisha ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubu nahita nanzika. Yeah. Mwuka wera akomeza bituyoboremo anabidufashemo. Amen. Hanyuma Prophet Jean Paul mwinjiye mu kiganiro ndetse kikaba n'icya kabiri ku kiganiro mu minsi itambutse twakoze cyerekeranye n'ururimi imbaraga zo kwatura. Kubw'amagambo yacu twatura, kubw'amagambo tuvuga. Mushumba ubwo twagikoranaga afite inyigisho yatanze. Inyigisho zerekeranye no kubanza kumenya uwatura ni muntu ki, ese yatura aciye mu zihe nzira, amahame agenderamo nayahe, ese bigenda biti. Aho yatubwiye ko ihame rya mbere ari ukubanza kwizera Imana, kwizera donc guhagarara mu mahame. Icya kabiri kikaba gukora ihame. Icya gatatu noneho icya gatatu n'uburyo bwo kubikoresha noneho wabikoze ariko se bikoresha koresha ya mahame yose. Tuza gusangamo harimo uburyo mu buryo tutigeze tubyinjiramo ariko nicyo kiganiro ngo tugiye guhita twinjiramo. Uburyo umutambyi noneho ni muntu ukigiye gukoresha iryo jambo yatura. Ese umukristo wazabyakira te? Ni mukristo ki uzatura? Noneho ni byagahebuzo kuba ari amavuta yanyu ahuye kugira ngo tubisobanukirwe neza. Amen. Tubahaye ikaze mu kiganiro ubwo turagendana. Murakoze cyane. Reka ngire icyo nongeraho. Twari turimo tuganira, yari arimo ambaza mu nyigisho njya nigisha nibazo bari bamubajije, avuga ati ko muvuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukeza, ese umuntu yarukoresha ati? None barabaza ese umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe yemereye kwatura ikintu kikaba? None ndasobanura, nibwo nasobanuye ayo mahame kuyakora, uburyo umuntu abikora. None barangije nibwo bambaje ngo none umutambyi umushumba atandukanire n'umukristo mu kuvuga. Ese ibyo pasteur avuga bigakora n'umukristo abivuze byakora? Rero niho twari tugeze pastor, twari tutagira ikintu tumuvugaho. Turimo tuvuga imbaraga z'abasizwe. Yego. Okay. Murakoze Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE umunyamakuru atwakiriye kuri channel n'abari ku buhanga bw'ibyuma muri studio. Mushumba iyi ni tema ikomeye cyane. Amagambo y'umuntu ni yamutsindishiriza. Nkuko migana avuga ngo urupfu n'ubuzima biba ku rurimi. So ibyo umuntu avuga ushobora kuvuga ibintu bikakubaho bibi. Cyangwa ukavuga ibintu byiza bikakubaho. Ibyo ni ihame rya buri muri Kristo. Kuko iyo uvuze ikintu kirahama, nayo yaravuze ngo nzavuga ijambo kandi rizahama. Icyo nshaka kukubwira, iyi ni teme yagutse mushumba. Ariko noneho ko mukoze ku ruhare rw'umutambyi, aho ndakunda cyane. Numva mushotoye kuko nanjye ndi umutambyi. Icyo nicyo kirere nkoreramo, nta kandi kanzigira, ndi umuntu uhamagariye kwatura. Twese nicyo twahamagariwe. Muranyemerera mbanze soma icyanditswe. Ndasoma mu gitabo cyo Kuva, ngisobanura mu minota mike. Kuva 17 turahera ku murongo waho wa 10.
nari mfunguye icyongereza reka mfungure ikinyarwanda ya kuva igice cya 17 ndahafite Bibiliya hano ndasoma turahera ku murongo wa 10 tugeze ku wa 16. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse arwanya abameleki bose na Aroni na Huri barazamuka bagera ku mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha, yayamanura abameleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'urundi. Amaboko ye arakomera ageza aho izuba rirengera. Yoshua atsinda abameleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo b'urwibutso, ubwire Yoshua yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'abimeleki bakibagirana mu munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka arahiye ko azajya agwanya abameleki ibihe byose. Impamvu usome kino cyanditswe, hari ikintu ngira ngo mubanze musobanukirwe. Turabona hano Yoshua ni umuntu w'umujenerali mushumba. Yes. Yoshua ni umuntu wize kugwana. Yoshua ni umuntu ufite imbaraga z'urunaka zo muri isi izo arizo zose. Ushobora kuba utari generale w'ingabo ariko wenda uri mu masoko y'ubucuruzi. Ushobora kuba uri mu kibaya kitari cyo Yoshua arimo cy'intambara ariko uri mu kibaya cy'urugo, uri mu kibaya cya business. Muzi ko hari imisozi 7 abantu bakoreraho ngira ngo baronke. Iyo yose ni ibibaya. Noneho abantu benshi mushimba bakunda kujya muri ibyo bibaya batarakira ijambo ry'umutambyi. Aho niyo ko mavuze ku mutambyi nagira ngo mbikomoreho gato mvuge nk'iminota 5 hanyuma ngo ijambo. Turabona Yoshua akoresheje experience cyangwa se ubunararibonye. Agiye mu kibaya agwanye n'abameleki baramukubise. Bishinga bose kuko agiye adafite ijambo ry'umutambyi. Nagira ngo babwire abantu bose mubona kuri isi bafite success cyangwa ubutsinzi bafite ibicaniro bivuga inyuma yabo. Bafite amagambo yavuzwe nyuma yabo. Abadafite abapfumu, abadafite abokirtiste, abakarite murababona. Ariko iyo umuntu w'Imana agira ngo azabone ubutsinzi akeneye Mose mu buzima bwe. Noneho Mose Yoshua amaze kukubitwa turabona ko yagarutse ahura n'umugabo witwa Mose. Yego. Aravuga ngo ko nakubiswe biragenda gute. Ikibazo benshi twarakubise mushumba. Imana duhe no kwihana kuko twagiye tudafite ijambo ry'umutambyi. Turabona noneho Mose avugana nawe. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo genda ugwanye n'aba bantu kuko ngiye gusigara ku gicaniro. Oui. Azamura ibiganza bye uri na Aroni bamufata ibiganza nk'umutambyi barabikomeza ngo akomeza yatura amagambo meza mutongera ubutsinzi. Bura ntago yasengaga kundi yahara amagambo yamuvugagaho kavuga ati muhungu wanjye muri icyo kibaye urimo ntago uri butsindwe. Abameleki abaruzi abakonikoni ibicaniro byo ndabinetraliza none agakoresha autorité ye. Yes. Nagira mabwire ngo umutambyi ni umuntu wasigiwe kugushumba, ni umuntu wasigiwe kugusengera. Ashobora kuba adafite nk'ibyo ufite. Mushima nagira ngo nibutse abantu bari kutureba yuko Mose ntabwo yari generale. Mose ntabwo yari azi kugwanisha inkota nka Yoshua. Mose ntabwo yari azi kuvuga cyane. Ariko yari afite ubudahangagwa bw'umumana. Yavugaga ikintu ijuru rikarikora. Nagira ngo mbabwire rero niba mukeneye ubutsinzi mu buzima bwanyu gira ahantu barizwa, gira umutambyi ugusengera, gira urusengero, gira umushumba uvugana n'ubuzima bwawe. Gira ministeri hagarana nawe muri ibyo bibaye ugiye Dubai ari ijambo ry'Imana wakiri. Ugiye mu masoko, ugiye muri business. Ariko aho hantu mugenda abantu bafite ikintu bita irizi sinzi ukuntu bazita mu Kinyarwanda. N'utuntu mujya mu masoko n'abantu bipfunyikiye ibintu abapfumu babahaye bakakunetraliza. Ariko ufite ijambo ry'umutambyi dore ikintu ijambo ry'umutambyi rukora rero mushumba. Iyo umutambyi akwatuye ijambo aba ari ku ikirere cy'abamarayika ku buzima bwawe. Ikirere cy'abamarayika. Noneho iyo atmosphere ikirere cyose winjiyemo abamarayika barakinetralize. Winjiye ahantu hari abarozi babanetralize. Winjiye ahantu hari abantu bakugwaye iyo mitego irategwa kubera hari ijambo. Ndasoreza hano mushumba sinshaka kuvuga cyane. Turareba ikintu umutambyi akumarira. Ikintu cya mbere avugana n'ubuzima bwawe. Umutambyi avugana n'ubuzima bwawe, avugana n'ibirero ugiye kwinjiramo. Icyo ni cyambere turabibona kuri Mose na Yoshua. Ukuntu yamusengeye akamwaturaho amagambo akomeye akagira ubutsinzi. Mushumba none nagira ngo nibutse abantu ntago yatsinze umwimereki, yatsinze abameleki. Rero dufite abameleki ni benshi cyane. Ni amahanga y'abadayimoni n'imizimu ikorera mu bantu ngo batugwanye. Ariko ufite ijambo ry'umutambyi, umuntu wasizwe n'Imana akakwaturaho, iyo ugiye muri ibyo birero ugira ubutsinzi, ugira amashimwe. So umutambyi aguha victoire. Yes. Sinzi niba hari akantu wabivugaho mbere yuko nkomeza. Prophet Jean Paul ati umutambyi
akwatura ijambo ukagira victoire ukagira intsinzi ariho agaragaje uburyo Mose yafashwe amaboko akajya yatura Yoshua agatsinda aho ngaho kwako twagiye mu butambyi ndetse n'umukristo umutambyi n'umukristo ubwo Yoshua reka tumugereranye nk'umukristo yego aho ngaho niho ngira ngo pastor ahite yinjira kugira ngo abantu babyumva kuko tweze abantu bose ntabwo bari ku rwego rumwe rw'imyumvire ashobora kwiyumvira Mose na Yoshua gusa nimva umushumba n'umukristo naho ngaragira ngo twinjire mwibuke ko twarimo tuganira ku mbaraga z'ururimi ahubwo mbere yuko ninjiramo ndagira ngo banze ugira kusobanura Matayo 12:37 amagambo yawe niyo azagutsindishiriza urumva Bibiliya iravuga ngo yaduhinduye abami n'abatambyi yego isezerano rishya niko rivuga umwenda ukingirije ahera cyane utabokamo kabiri none abantu barakubwira ati none se ko twese turi abatambyi kubwo kwizera Yesu amen urakoze kubabariza urabikoze yego ko twese turi abatambyi kubwo kwizera Yesu none ni ukubera iki mwege mutubwira ngo nimwe mutuvugaho ndimo ndababariza kandi natwe yaraduhinduye abami n'abatambyi Petero wa mbere gice 2:9 none icyo wagisobanura ute murakoze wasubiza abantu bana iki bashobora kwibaza icyo murakoze mushumba urakoze kuko ni byiza ko iki kiganiro kizakurikirwa n'abantu batandukanye ni byiza ko tubisobanura urakoze neza no kubaza hamwe n'umuntu uri kudufasha mushumba nagira ngo hagire ibintu abantu basobanukirwa mu by'ukuri koko nkuko Petero yabivuze yaravuze ngo yatugize kuba abami n'abatambyi noneho nagira ngo noneho turebe inshingano z'umutambyi n'iz'umukristo umukristo ibintu byiza wiyatuyeho bikubaho tureke n'utari umukristo n'umupagani wizera ibintu byiza ko bimubaho muri Amerika haje ishuri mu minsi ishize baryita ngo ishuri ry'umwuka kandi ntabwo ari abantu basenga ntabwo ari abantu bizera bagise ngo the school of the spirit bo bizera gusa bo bizera mu bintu ngo by'umwuka ngo bizera ko ibintu byose biri muri isi itagaragara ngo kandi bakizera ko ikintu cyose kiza witekereje ukakizera kikubaho abo ni abantu b'abapagani noneho no kujya abantu baranishura noneho ukicara dore ikintu bagukorera cya mbere mushumba urahicara bakakubwira ngo noneho ngo tangira utekereze ikintu ushaka kuba batibishyira mu bitekerezo byawe ugatangira ugatekereza utwara wenda imodoka ukunda cyangwa uri mu nzu ushaka none bakakubwira ngo noneho tangira ubyature tangira undabigendere icyo ni ikintu cya systeme y'isi bakopiye abantu b'Imana none abantu mushumba ikitangaza abantu bavamo bafite ubuhamya ariko bagize iki kubera iki bamaze kurema mu biteke isi y'umwuka nagira ngo numva abantu bari kutumva hano isi y'umwuka ibitekerezo byawe n'amagambo already ibyo utekereza bihinduka amagambo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nureba umugore ukifuza kuryamana nawe uzaba wabikoze so mu yandi magambo ibitekerezo n'amagambo mu isano rishya thoughts are action ibitekerezo yavuze ngo nureba umugore wundi ukamwifuza uyu mugabo uri kutubaza umunyamakuru asangwe n'umugore w'urugero hariya ngiye nkamwifuza kuryamana nawe icyo gihe mba nkoze icyaha cy'igikorwa kubera ko nabitekereje muvuga ngo mu isano rishya ibitekerezo biravuga aho turabyemeranya ibitekerezo nkuko Yesu yabivuze n'ubitekerezo zabugize gute ukoze mu yandi magambo gutekereza no gukora misezano rishya kuri Yesu nintegereza kukwica nzaba nabikoze ibitekerezo ajyanye biravuga ariko noneho reka tugaruke gato nagira mbabwira ikintu cyose kiri positif kirakora kuri buri muntu wese ariko none ikamvuge ku nzego cyangwa se icyo bita maranga pastor mushumba na hano hatagira maranga kuri isi niyo mvuna mu ijuru dufite data Imana tukagira data umwana n'umwuka wera Imana ni Imana mwirema kandi niyo se warese ni waremye byose dufite Imana umwana kuko yaducungiye ku musaraba tukagira Imana umwuka kuko umwuka wahawe itorero ibyo ni ibirere bikurikirana dufite Imana niyo yavuze mu itangiriro ngo reka turimo umuntu mu ishusho ryacu ni data wavugaga so Imana yabaye data Imana mu kurema noneho igaruka nk'Imana umwana mu gakiza kuko yadupfiriye nk'umwana kuko ijambo yambaye umubiri Imana yambaye umubiri none Yesu amaze kugenda ngo sinzabasiga nk'imvuge nawe azari iki azari nk'umwuka wera ariko ni ibirere bitandukanye kugira ngo ngufashe neza rero mushumba subiza n'abari abantu ndagira ngo ubwire ngo hari amaranka no mu gisirikare no mu nzego zose n'ahantu hataba amaranka no mu isi y'abadayimoni kuko Yesu aravuze ngo bene uwo bivuga ngo hari abadayimoni batandukanye rero ngo ariko bene uwo ntapfa kugenda niyo uvuze ngo bene uwo hari undi utari bene uwo nguwo no mu birere by'amavuta iyo tuvuga umutambyi autorité y'umutambyi subiza mu minota 2 gusa hari Imana ihamagaye umuntu ikorana n'abigihango
ndumva ibi ni ibintu tuzakomeza kuvugaho. Mushumba ikorana n'ab'igihanga urugero Abefeso 4:10-11 niho nsoreje. Biravuga ngo uwapfuye akajya kundi bayikuzimu ari we Yesu ngo niwe wamanutse ajya hejuru y'amajuru. Yego. Ngo arangije ahamagara abantu bamwe bagira kuba intumwa, abandi bagira kuba abahanuzi, abavuga butumwa, abashumba n'abigisha ngo bakomeze umubiri kandi bawigishe ngo hagarare mu kigero gishitse. Rero autorité zitandukanye mushumba niyo urabona ukuntu ukora deliverance. Nge nabonye hano abapasiteri usengera, nge narabibonye umuntu aza akubwira ngo yananiwe gukora ku mafaranga wamurambika ikiganza bikemera. Suko badakijwe ahubwo alliance ikintu bita igihango wakoranye n'Imana. Buri mutangagira isezerano rye n'Imana. Hari abatangi bagira amavuta akora ibitangaza ku buryo yinjira ahantu indwara zigakira. Suko abandi batahamaga ahubwo bafite ibindi birere. Hari nk'umugabo witwaga uyu mugabo w'umunyamerika ari umuvuga butumwa ukomeye cyane. Wabwirizaga we yavuga gusa gakiza we nta nubwo yasengeraga ngo gripe ikire, ariko yavuga ngo abantu bihana, abantu barihanaga ibihumbi n'ibihumbi bikihana. Ntabwo ari Benin, undi mugabo w'umunyamerika wabayeho kera cyane wakoreshejwe n'Imana mu buryo Benin wakora mu bitangaza. None ni kuvuga ngo autorité, reka tuvuge kuri autorité mushumba, ubutware bw'abatambyi, kirere runaka cy'abatambyi mushumba. Nuza abakristo basenga sinzi niba mukozi w'Imana uri kutuke bakubwira ngo ibintu birarabibaniga nijoro kandi ari umukristo avuga ngo ngewe ahamagara na Yesu akavuga ati ndahamagara ngo Yesu bika, ariko yakugeraho ukavuga ngo ikirere cy'abadayimoni nakirukanye iwe hagasubwa n'abamarika ntibizongere kumaho kundi. Vuga ngo ikirere bivuga autorité ni igihango n'urwego runaka. Iyo Imana yahamagaye umuntu atanga ikiguzi. Ubu ikiguzi wamaze gutanga umushumba ntabwo ari buri mukristo wagitanze. Hari ibyo wanze gukora atari kutabikora, wari umucuruzi ukomeye ndakuzi kuva na kera, ariko urabireka. Hari aho wabonye opportunity zo gukora ibyaha urabireka. Hari abantu baguhemukiye. So ikiguzi umuntu yatanze akorera Imana bigenda. Paulo yanavuze ngo hari icyubahiro cy'inyenyeri cy'ukwezi n'ikizuba. So amaranka aratandukanye rero. Wenda tuzabisobanura uko akomereza kugira ngo ntaza gutwizimbya mu magambo ngenyine. Iyo umuntu yahamagaye Imana hari ibintu runaka imuha kugira ngo abaze gufasha generation Imana yamutumyeho. Icyo cyanzwe utanze mu Efeso kirabisobanuye. Yego. Bamwe yabageze intumwa, ni Yesu wabikoze. Ni Yesu wabikoze. Abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abavuga butumwa, abandi bagira abapastori, abandi bagira abigisha bijambo. Wumvise rero abo yagiye abazamura mu madimasi yagiye atandukanye. Amen. Urumva? Ariko nibibakuyo kuba abami n'abatambyi. Amen. Nkuko abana bose mu rugo bangana, abana bose mu rugo n'abana. Amen. Siko bihagaze. Ariko hari bamwe bagirwa abambasaderi bakiga bamwe akaba ambasaderi, abandi bakaba abaloya. Wow, that's powerful. Nugibona urugero mu Rwanda, reka turimo turigisha mu Kinyarwanda, sibyo? Mu Rwanda twese abantu bavuga Ikinyarwanda hano, ufite irangamuntu y'u Rwanda, twese tuba turi iki? Tuba turi Abanyarwanda. Ariko dukorera ku misozi igiye itandukanye. Siko ibintu bihagaze. Ariko nubwo dukorera ku misozi igiye itandukanye ntibidukuye ko twese turi abaki, turi Abanyarwanda. Amen. Sibyo? Kuko rero tubyarwa n'umwami. Haleluya. Kuko tubyarwa n'abami. Amen. Tubyarwa n'Imana. Amen. Nibyo biduhindura kuba abana b'Imana. Haleluya. Kuko papa n'umwe. Abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana 3:6 Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Kuko twese twabyawe n'umwuka, twamaze guhinduka inzu y'umwuka. Amen. Amen. None rero kuko turi abana b'Imana, ni handi umuntu abyara abana umwe akaba umuhinzi. Ariko nibimukuyo kari umwana wande w'Imana undi akaba minister. Ariko bose iyo bahuriye mu rugo baravuga ngo ni bene kanaka. Ndagira ngo kino kintu tucyuzuze. Birumvikana. Haleluya. Ariko hari isi minister azinjiramo, umuhinzi atazinjiramo. Kandi bose ari abana b'Imana. Kandi bose ari abana bavuga ku inshingano zitandukanye. Urakoze cyane. Nibirere bitandukanye. Nibirere bitandukanye. Rero nicyo kintu abantu bakwiye gusobanukirwa. Nubwo tuvuka hamwe, ariko ububasha dufite si buno.
ubwo tuvuka hamwe ariko ububasha dufite si bumwe n'inshingano si zimwe. aho rero umukristo uri hano hanze uri ukurikira yahita avuga ati kubera iki noneho harimo bamwe binjira muri ibyo birere byo kuba abo ngabo bamwe bagasigara hasi ariho baragize Imana ishimwe. soma urumva mushumba wenda hari ikintu umunyamakuru atubajije icyo umushumba avuze Reverend Prophet avuze twese tuva ku Mana ariko twahawe inshingano zitandukanye. Mu yandi magambo twese turi umwe muri Kristo ariko ntago turi kimwe. Arizo za grade za rank. Twese turi umwe ariko ntago turi kimwe. Mushumba nagira mukana gafate neza umunyamakuru. Twese turi umwe ariko ntago turi kimwe. Turi ku misozi itandukanye. Ni imisozi itandukanye. Noneho ubwo aho ngaho nyuma ubwo tuzabaza uburyo cyase nabo bashobora guhita baza bakandika munsi ati se nzava kuri uyu musozi ryari ngiye kuri uyu ryari. Reka musubize gatoya. Niba Imana itarakugize intumwa ntago wayibisaba ngo ibikugire. Impano z'Imana zitanga uko ishaka. Ntago muri Yesu yaravuga ngo havuma umuntu wese ubaza umubyeyi we ati kuki wambimbye iki kibumbano, kuki wangize umukobwa. Nukuvuga ngo ugomba gushimira iki Imana yakugize ukanyurwa nacyo. Uranyumva neza. Icyo tubona utaranarenga ho gato bare kwa nguciye mu ijambo. Hari umuntu wari wabona usaba impano. Ashika impano ziriza. Oya mu buzima busanzwe. Impano wari wabwira umuntu ngo wamaye kado. Oya. Wari wabona umugeni ufata mikoro ngo mwamaye kado koko. Haleluya. Ziratangwa. Kuko tubaye dusaba impano buri kintu cyose twajya tugisaba. Imana umuntu agutegurira Imana. Imana rero ni yipima imitima. Efeso 3:20 ibasha gukora cyane biruta ibyo musaba ndetse n'ibyo mwibwira nk'uko imbaraga zayo zibakoreramo. Hari igihe Imana irebe kavuga ngo uriya ndabona muhaye iki nicyo kimukwiye, muhaye iki nicyo kimukwiye, muhaye iki nicyo kimukwiye, muhaye iki nicyo kimukwiye. Niyo mpamvu bose tabagiza abaposo. Abandi nibagira abahanuzi. Kandi wajya kureba mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abakorino. Uze kuza gusoma igice cya 12 kiravuga Imana 9 z'umwuka. Ariko rikavuga ngo umwuka uziyobora n'umwe. Ni Imana bakorera ni imwe. Bamaze kubyumva? Haleluya. Umwuka n'umwe. Imana ni imwe. Umwami n'umwe. Uza kuza gusoma. Ubwo ikintu nakuramo yenda tugana ku musozo ni ikivuga ngo impano cyangwa siranka wahawe ryubahishe mugenzi wawe uri ku yindi ranka noneho ugusumbye wemera kwatureho cyangwa se wemere donc wemere inyenyeri y'iyo ranka. Ntabwo hano harasobanuka. Mushumba wenda kuko tugeze na ku musozo ndumva tuzagira igice cya kabiri ariko wenda navuga kino kintu twese navuze ngo turi umwe muri Kristo ariko ntago turi kimwe. Fanta ntabwo iryoha ya orange na coca zose ni Fanta ariko ntago ziryoha kimwe. Sibyo mu mishumba harukunda citron harukunda impano rero z'Imana ukuntu zikora impano yose wemerera kwambara nicyo gira ngo mvuge mwisi yo mu mwuka icyo wemeye kirakwambara. Nakora kumvise icyo wubashye amavuta tubaha ntabwo azagukorera. Waruzi ko kuzura umwuka wera gukiza indwara kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu. Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe ariwe Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane gifite insanganyamatsiko ivuga wa kane w'ibimenyetso no gukira indwara kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazareth Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788244757. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu.